Incamake z'igitabo cya Esiteri. Iki kikaba ari igitabo gitangaje cyane mu bitabo byose biri muri Bibiliya, kubera ko muri Bibiliya yose iki ni cyo gitabo rukumbi kitagaragaramo ijambo Imana. Nibyo wabyumvise neza, igitabo cya Esiteri nta jambo Imana rigaragaramo, ariko ni igitabo cyiza cyane ndetse kigaragaza Imana mu buryo budasanzwe. Tuguhaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cya Esiteri. Iki kikaba ari igitabo cyanditswe imyaka 100 nyuma y'uko Abisiraheli bari bavanywe mu bunyage. Mu bantu twabanye mu bitabo byabanje twagiye tureba incamake zabyo, barabizi uko inkuru yagiye ikurikirana nuko byagenze kugira ngo Abisiraheli bajyanwe mu bunyage. Reka noneho turebere hamwe incamake z'iki gitabo cya Esiteri. Nk'uko bisanzwe turakoresha inyandiko kugira ngo tubashe kugisobanukirwa neza. Igitabo cya Esiteri. Iki ni igitabo cyibanda ku bantu 4 b'ingenzi. Umuntu wa mbere ugaragara muri iki gitabo ni umuntu witwa Morodekayi. Umuntu wa kabiri ugaragara muri iki gitabo ni umuntu witwa Esiteri. Ni ukuvuga ngo uyu Esiteri yari mwishywa wa Morodekayi, ndetse aba bombi bakaba bose bari Abayisiraheli. Umuntu wa gatatu tubona muri iki gitabo ni umuntu witwa Ahasuwerusi. Uyu yari umwami w'Ubuperesi. Umuntu wa kane tubona ni umuntu witwa Hamani. Uyu akaba twavuga ko yari nka minisitiri cyangwa se yari nk'umuntu ukurikira umwami Ahasuwerusi. Aba bantu uko ari 4 nibo bantu b'ingenzi tubona muri iki gitabo. Hari ikintu rero ukwiye kubanza gusobanukirwa kuri iki gitabo kugira ngo tuze kugendana neza. Ikintu cya mbere ni uko uyu Morodekayi na Esiteri bose bari Abayisiraheli. Mu yandi magambo bari mu gihugu cy'ubunyage kitari igihugu cyabo. Ku bantu twabanye muri video zabanje barabizi ko hari Abisiraheli bamwe bavanywe mu bunyage bajyanywe n'umugabo witwa Ezra, nk'uko tubibona mu gitabo cya Ezra twagikozeho. Ndetse hari n'ikindi gice cy'Abayisiraheli bari mu bunyage muri iki gihugu cy'Ubuperesi bajyanywe n'umugabo witwa Nehemiya. Ibi byose ni ibitabo bibanziriza iki gitabo cya Esiteri. Ni ukuvuga ngo abandi Bisiraheli bamwe bari bakiri muri iki gihugu cy'Ubuperesi kiyobowe n'umwami Ahasuwerusi. Ndetse uyu Hamani akaba twavuga ko ari nka minisitiri, yari nk'ukurikira umwami mu bijyanye no gukomera. Ubwo rero aba nibo bantu 4 bibandwaho muri iki gitabo. Reka noneho turebere hamwe iki gitabo cya Esiteri mu ncamake mu buryo butari buze kurambirana. Guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya kabiri tubona inkuru y'uburyo uyu mwami Ahasuwerusi yari yateguye ibirori mu mujyi w'Ishushani. Uwo wari umujyi nyine wo mu bwami bw'Ubuperesi. N'ubwo nituvuga ubwami bw'Ubuperesi ntiwumve ko wari ubwami nk'uko nyine wakumva ngo ubwami bwa kanaka cyangwa se wumve ngo ni nk'igihugu. Oya, ubu bwari ubwami burimo ibihugu 120. Mu yandi magambo uyu Ahasuwerusi wavuga ko yari emperor. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze mu cyongereza biroroha, hari emperor hakaba na king. King aba ari umwami nyine nk'uko wavuga wenda perezida w'igihugu, ariko iyo tuvuze emperor aba ari umwami w'abandi. Ni ukuvuga ngo aba ari nk'umwami ukuriye abandi bami bagiye bayobora ibindi. So rero ni ukuvuga ngo uyu mwami Ahasuwerusi yari umwami cyangwa se umwami w'abami uyoboye ubwami burimo ibihugu bigera mu 120. Hanyuma rero iki gice kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya kabiri tubona uwo mwami Ahasuwerusi yateguye ibirori. Ni ukuvuga ngo byari ibirori, niwumva nyine ibirori by'umwami w'abami wumve ko atari nk'ibirori usanzwe uzi, kuko ibi ni ibirori byamaze amezi 6. Ibirori byamaze amezi 6 barya bamwe. Umwami urumva yashaka kwerekana ubudahangarwa, ubudasa bw'ubwami bwe, ariko agenda amurikira abantu ubutunzi bwe, amurikira abantu ibintu byose.
kugeraho byaje kugeraho umwami ashaka no kumurikira abantu be umugore we yari afite yitwaga Vashiti. Gusa icyaje gutungurana ni uko umwamikazi Vashiti yasuzuguye umwami, yanga kuza muri icyo kirori umwami yari yateguye. Urumva umwami byagombaga kumurakaza ndetse ni nko guca amazi ubwami bwe. Umwami niko yafashe umwanzuro yo kumwambura iryo kamba ry'ubwamikazi, ahubwo mu gihugu hategurwa amarushanwa cyangwa se twabyita nk'amarushanwa yo gutoranya usimbura umwamikazi Vashiti. Uko niko mu bihugu 120 byose byari bigize ubwami bw'uyu mwami Ahasuwerusi hateguwemo ibirori byo kugira ngo batoranyemo uba umwamikazi mushyashya usimbura wa wundi Vashiti wari wasuzuguye umwami. Uko niko ubwo uyu Ahasuwerusi twamaze kumenya uwo ari we, hanyuma uko niko uyu Esiteri yaje kuza mu nkuru yacu. Esiteri yari umwisiraheli, nawe tubyibuke, Moridekayi na Esiteri bose bari abisiraheli. Uko niko uyu Esiteri ubibuka ko ni umwisiraheli, ni umuyahudi, ariko icyo yakoze yahishe identity yiwe, yahishe ibimuranga yuko ari umwisiraheli. Arangije nawe yitabira amarushanwa y'umwami nk'abandi bose. Esiteri nk'umuntu urumva yari umwisiraheli. Iyo tuvuga umwisiraheli tuba tuvuga umuntu uzi Imana nyakuri, yari azi Imana nyine. Esiteri rero nk'umuntu wubahaga Imana, urumva yari afite imico n'imyifatire idasanzwe ku buryo byaroroshye kugira ngo amarushanwa, urumva byahise bibura ucabana. Umwami yahise avuga ati ntabyo murushanwamo, umwamikazi n'uyu nguyu ni Esiteri. Uko niko Esiteri yabaye umwamikazi. Hanyuma uyu Moridekayi, ubwo Ahasuwerusi twamenye uwo ari we, uyu Esiteri twamenye uwo ari we, Moridekayi uyu nguyu yari umwe mu basekirite barinda ibwami. Hari igihe dutekereza iyi nkuru tukumva nyine umuntu witwa Moridekayi tumugiriye impuhwe, ni umuntu wari umukene yibera ku marembo y'ibwami. Ntabwo tuba tuzi ibintu turimo turavuga. Uyu Moridekayi wari uri ku marembo y'ibwami, tujye twibuka ko ari kurinda amarembo y'ibwami. Ntabwo ari buri muntu wese warindaga amarembo y'ibwami. Twavuga ko uyu Moridekayi yari nk'umujepe. Sinzi rero abantu dusoma iki gitabo twumva Moridekayi turi kumugirira impuhwe, oya, yari umujepe, yari umuntu urinda amarembo y'ibwami. Hanyuma uyu Moridekayi yaje gukora igikorwa cy'ubutwari, aho abantu bari kugambanira umwami. Uyu Moridekayi aza kubimenya, arangije abinyuza kuri Esiteri, barabura umwami kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi butamugeraho. Ibyo bintu barabimenye, ibwami barabyandika mu bitabo. Urumva ko Moridekayi yari umuntu ufite recognition ibwami, ngo yari yarahawe some credits mu bitabo by'ibwami. Hanyuma inkuru yacu yaje gukomeza. Uyu Hamani twibuke ko yari nk'umuntu ukomeye hanyuma y'umwami. Twavuga ko yari nka minisitiri, yari ukomeye hanyuma y'umwami. Hanyuma umwami yari yamuhaye icyubahiro kidasanzwe kugera n'aho yari yarashyizeho ihame rivuga ko aho aciye hose abaturage bose bagomba kumupfukamira. Ikintu cyaje gutangaza Hamani ni ukubona abantu bose aho aciye bamupfukamira uretse umugabo witwa Moridekayi. Urumva Hamani kubona ari gutembera mu mujyi abantu bose bamwunamira, yagera kuri Moridekayi akabona Moridekayi ntabwo abarizwa muri icyo cyiciro. Hamani niko kwibaza ati ariko uyu muntu ni muntu ki? Mu gukora ubushakashatsi asanga Moridekayi ni umwisiraheli. Twibuke iyo tuvuga umwisiraheli tuba tuvuga umuntu uzi Imana nyakuri, tuba tuvuga umuntu uzi amategeko y'Imana, kandi mu mategeko bari bafite harimo ko nta muntu wemerewe kugira indi mana yunamira cyangwa asenga. Mu yandi magambo, nta buryo yari kunamira umwana w'umuntu, kandi mu mategeko ye baba bazi ko bunamira Imana yonyine. Hamani ibyo bifashe nk'agasuzuguro ndetse kadasanzwe, umujinya umubana umujinya. Uko niko yatangiye kwigira inama yo kwica Moridekayi ndetse n'ubwoko bw'Abisiraheli bwose, Abayuda bose bari bari mu gihugu cy'Ubuperesi. Twibuke ko Abisiraheli bari bari mu bunyage, bari bari mu gihugu kitari icyabo. Uko niko Hamani yacuze uwo mugambi ndetse bakora ubufindo kugira barebe itariki bazasohorezaho uwo mugambi.
mu gukora ubwo bufindo bwaje kugwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa Adari. Ukwezi kwa Adari muri iyi myaka, muri iki gihe, ukwezi kwa Adari kwari ukwezi kwa 12. Mu yandi magambo, bakoze ubufindo bugwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12, banzura ko ari cyo gihe Abisiraheli cyangwa se Abayuda bari mu gihugu cy'Ubuperesi, mu bwami bw'Ubuperesi, bose bagomba kwicwa, ndetse na Moridekayi nk'umuntu wasuzuguye agomba kuzamarikwa. Aho ngaho rero tuba turi mu bice bitatu by'iki gitabo. Urumva Hamani nk'umuntu w'umutoni ku mwami, nta buryo umwami yari kubyanga. Umwami yaravuze ati ibyo bintu, ateraho kashe, inzandiko ziramamazwa mu gihugu cyose yuko izo tariki Abayuda bose bakwiye kwicwa. Urumva muri abo Bayuda harimo na Esiteri, ndetse hakabamo na Moridekayi. None urumva ko nibica abo bose, nabo ngabo ntabwo bari busigare. Ndetse ayo makuru yageze ku mwamikazi agera no kuri Moridekayi. Urumva nibo bantu bari muri higher rank z'uko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo ubwoko bwabo buticwa. Ubwo tuba twageze mu bice 4 kugera mu bice 5. Uko niko Moridekayi yabwiye Esiteri ati ahari kuba Imana yaragushyize muri iyi rank yo kugira witwa umwamikazi w'iki gihugu, ni ukugira ngo ugire umumaro muri iki gihe cyaho Abisiraheli bagiye kwicwa. Urumva Esiteri yari afite ubwoba bwiwe kandi bwarumvikanaga. Uti gute? Esiteri yari ari mu gihe atagomba kwegera umwami ngo bagire icyo baganira. Ni ukuvuga ngo uyu mwami Ahasuwerusi ntitukamufate nk'aho ngo yari umwami usanzwe, ngo ku buryo ngo umwamikazi amugeraho byoroshye. Oya, kubera ko urumva uyu ni emperor, umwami w'abami. Yari umwami w'abami mu bwami bugizwe n'ibihugu 120. Ntabwo rero yari umwami uzaho uko wiboneye, ngo umwamikazi araza uko wiboneye. Ndetse byari bikomeye ku kigero cyaho iyo wazaga kureba umwami atagutumije waricwaga. Ubwo urumva mu yandi magambo, Esiteri kujya kureba umwami nta kintu bavuganye atamutumije, Esiteri nawe yari kwicwa. Urumva ko rero cyari ikintu kidasanzwe. Uko niko Esiteri yavuze ati okay, niba ari uko bimeze, n'ubundi byose ni ugupfa. Either turategereza izi tariki zigere twese dupfe, ubwoko bw'iwacu bwose bushire, cyangwa dufate risk. Uko niko rero Esiteri yafashe risk. Abwira abaja biwe ati mugiye gufata iminsi 3 mutarya mutanywa mu nsengere, ndetse n'aba Moridekayi bose batangira gusengera umuntu witwa Esiteri. Nyuma y'iyo minsi 3 Esiteri yagiye kureba umwami, nta kintu bavuganye. Wibuke ko umuntu wajyaga kureba umwami atamutumije bagombaga kumwica. Ariko Esiteri nk'umuntu wari wamaze gusenga Imana, yari afite favor, yari afite igikundiro cy'Imana, yari afite kugera ubwo agihinguka mu marembo gusa umwami yahise amutunga inkoni. Ubwo umuntu umwami yatunze inkoni byabaga ari ucabana y'uko amuhaye welcome, yabaga amuhaye ikaze bakagira ibyo baganira. Uko niko rero umwami yaramwakiriye, barasangira. Ariko twibuke ko abantu b'ibwami, ibintu by'ibwami bigira uburyo bigendamo. Ntabwo uzana akavuyo guhita utangira gutura umwami ibibazo byose. Oya, naraje barasangira, barasabana, ndetse Esiteri amuha randevu y'umunsi bazahuriraho na Hamani bakaganira. Ubwo munsi nturangiye, Esiteri ntiyigendeye, ntabonanye n'umwami, ariko ntaramubwira ikibazo nyirizina, ahubwo bahanye randevu y'igihe bazagira gute, bazabonana. Ubwo tugeze mu bice 6 kugera mu bice 7 by'iki gitabo cya Esiteri. Iryo joro umwami abura ibitotsi pe. Ubwo urumva umwami yabuze ibitotsi, baba bafite chronicles, baba bafite ibitabo by'ibwami bigiye byanditsemo amateka. Uko niko umwami yavuze ati munzanire kuri ibyo bitabo by'ubwami mbe nisomera. Mu kuba umwami ari gusoma, aza kuba shocked, aza gutangaragwa ku nkuru ya Moridekayi. Twigeze kubabwiraho ko Moridekayi yigeze gutabara umwami, aramurabura kugira ngo imigambi bari bacuze yo kugira nabo umwami itamugeraho. Urumva bamuhaye credits, bamuhaye recognition, byandikwa mu bitabo by'iki by'ibwami. Ariko
wait a minute. Umwami yaribaje ati ariko uyu muntu witwa Morodekayi, yego mwaramwanditse mu bitabo, nabyo ni ishema, ariko se hari ikintu yagororewe uretse kuba ari umusekirite ku marembo y'ibwami? Yego nacyo ni ikintu cyiza, ariko se hari ikintu yagororewe? Abaja baramubwira ati nta kintu yagororewe, Morodekayi yagumye ari Morodekayi, yagumye ku marembo. Ubwo umwami nibwo yatangiye kuvuga ati Morodekayi akwiye kugira ikintu agororerwa. Mu gitondo ubwo urumva umwami yaraye adasinziriye, ndetse yaraye amenye ko hari umugabo witwa Morodekayi ukwiye kugororerwa. Mu gitondo cya kare umugabo witwa Hamani yabukereye ku marembo y'ibwami. Urumva we yari umuntu uri welcomed ibwami, kuko nyuma y'umwami niwe muntu wahitaga akurikira, cyane ko n'umwami yari yaramuhaye iyo favor yuko abantu bose bakwiye kumwubaha ndetse aho aciye bakamuramya. Hamani yaraje ku mwami rero aravuga ati mwami, dufite ikibazo, hari umugabo witwa Morodekayi wansuzuguye, nshaka ko tugenza gutya na gutya. Akivuga ibyo bintu umwami ati ukivuga ku muntu witwa Morodekayi, ndagira ngo ibyo we wari uri gupanga byose, ndagira ngo ugende umushyire ku ifarashi nziza cyane, ifarashi nkunda kuruta izindi zose, uyimushyireho, hanyuma iyo farashi aba ari wowe ahubwo uyifata, umuzengurutse umujyi wose ugenda uvuga ati dore uwo umwami yishimira. Wibuke uyu Hamani yashakaga ko Morodekayi abambwa, ariko umwami yahise amubwira ati utaravuga ngo ibyo kumugirira gutya na gutya, ahubwo genda ugire gute umutambagiza umujyi, kuko nabonye ko ari umwe mu bantu bangiriye umumaro igihe nagombaga kugirwaho n'ibibi, ariko ibyo bintu bikurwaho bitewe n'umuburo w'uyu Morodekayi. Ubwo ibyo ngibyo ntibiciyeho, umunyarwanda umwe yaravuze ngo urose nabi burya ngo burinda bucya. Uribuka ko Esiteri umwamikazi yari yaje kureba umwami, bahana randevu yuko bazaganira ku kibazo cy'iyicwa ry'Abisiraheli cyangwa se Abayuda bari bari mu bwami bw'Ubuperesi. Niba ubyibuka ibyo bintu, umunsi wakurikiyeho, uwo munsi wari wo umwami Morodekayi ndetse na Hamani bakwiye kuganira ku kibazo cy'iyicwa ry'Abayuda. Wagize ngo Hamani byari ibyo gusa se? Reka rero bazicare ku meza. Umwamikazi urumva ikintu yagombaga gukora, dutangiriye iyi video nakubwiye ko Esiteri yari yarahishe identity ye, yari yarahishe kubwira abantu yuko ari uwo mu bwoko bw'Abisiraheli, mu yandi magambo yuko nawe ari umuyuda, bari muri abo bagomba kwicwa, yari yarabihishe. Ibyo byari bigiye kuba inzozi mbi kuri Hamani, kubera ko umwanzuro umwami yari yasinye wari ugiye guhindura inyito. Urumva umwami yari yavuze ati okay, hari abantu batari kumva, Hamani yambwiye batari kumva, so bakwiye kwicwa. Okay, asinya uwo mwanzuro yuko bakwiye kwicwa. Ariko hano ibyo bintu byari bigiye guhindura inyito. Uti gute? Umwamikazi Esiteri guhishura ko nawe ari muri abo Bisiraheli, nawe burya bwose ari umwisiraheli. Ikirego cyari gihindutse kuvuga ngo hari abantu bagomba kwicwa, ahubwo cyari gihindutse kuvuga ngo umwamikazi ari mu bagomba kwicwa. Yandi magambo Esiteri ni nkaho yaraje avuga ngo Hamani ashaka kunyica. Mbega inzozi mbi kuri Hamani. Bikugira ngo uburyo ibintu bikomeye. Umwami noneho uburyo yari ari kubyumva ni ukuvuga ngo umugabo witwa Hamani ashaka kunyicira umugore. Iki ni igitangaza rwose. Umwami noneho nibwo yavuze ati no, enough is enough, ibi noneho sinabyihanganira. Wibuke Hamani yari yarashinze igiti cyo kubambaho Morodekayi nk'umuntu wamusuzuguye, ubwo abantu bose bagombaga kumuramya, wakanga kumuramya. Yari yarashinze igiti cyo kumubambaho kugira ngo abere sosiyete yose urugero. Umwami nibwo yese avuga ati without being said, Hamani ukwiye kwicwa. Ukwiye kwicwa kuko it doesn't make sense kumva ngo
Hamani agiye kwica umugore w'umwami. Nyine umwami yari ari kuvuga ati ni gute Hamani agiye kunyicira umugore? Nicyo kintu cyahise kimuza mu mutwe. Hamani ashaka kunyicira umugore. Hamani ashaka kwica umwamikazi w'igihugu, w'ubwami burimo ibihugu 120. Uko rero niko byagenze. Hamani bafashe cya giti yagombaga kubambaho Moridekayi, aba ari we bagishyiraho. Gusa nanone twibuke ko itegeko ry'umwami ntabwo ryavuguruzwaga. Wibuke ko inzandiko zitangaza ko abayuda bose bakwiye kwicwa zari zarakwiriye mu mujyi hose. Mu yandi magambo, iryo tegeko nta buryo ryari kuba reversed, nta buryo bari kurivuguruza, kuko umwami ntiyivuguruza. Ni kimwe mu bintu abami bari bazwiho, nta mwami wivuguruza. Ubwo wumva ikibazo n'undi cyari kikiriho. Yego, aho ikibazo cyaturutse barahakemura, ariho kuri Hamani. Ariko ikibazo ni ukwibaza, noneho ibi bintu biraza kuba reversed gute? Ko itegeko ryatanzwe ko itariki nizigera abayuda bose bakwiye kwicwa, noneho biraba reversed gute? Baracubya uwo mugambi gute? Ubwo tuba twageze mu gice cya 8 kugera mu gice cya 10, aho iki gitabo n'ubundi kinarangirira. Ikintu umwami yakoze ni iki? Umwami yanditse urundi rwandiko rwemerera abayuda kwirwanaho. Rwemerera abayuda kwirwanaho. Mu yandi magambo, abayuda ntabwo bari bakiri kubonwa nka targets, nk'abantu bakwiye kwica. Ahubwo byari bihinduye inyito y'uko abayuda nabo bemerewe kwirwanaho. Mu yandi magambo, abayuda bafite ubudahangarwa nabo bemerewe kugira gute? Kwirwanaho. Uko rero niko byaje kugenda. Itariki yarageze, itariki 13 zo mu kwezi kwa Adari cyangwa se ukwezi kwa 12, abayuda birwanyeho umuryango wose wa Hamani barawurimbura, ndetse intsinzi itaha ku bwoko bw'abayuda. Uko niko Esiteri ndetse na Moridekayi bakijije ubwoko bwa Isiraheli bwari buri mu bunyage mu gihugu cy'Ubuperesi. Twakibaza tutari ku bundi, kubera iki iki gitabo cyanditswe? Ni igitabo kitagaragaramo ijambo Imana nk'uko twabivuze. Ariko nubwo kitagaragaramo ijambo Imana, ndetse n'Abisiraheli bari bari mu Buperesi mu gihugu cy'ubunyage, bari bari muri situwasiyo ishobora gutuma batekereza ko koko nta Mana bagifite, cyangwa se mu yandi magambo, Imana yabataye, cyangwa se Imana yabakuyeho amaboko. Ariko uko ntabwo ariko byari bimeze. Iyi nkuru yaberekaga ko nubwo bari mu bunyage, ariko Imana ikibitayeho, Imana ikibafitiye urukundo. Nubwo bari mu bunyage aho batekereza ko Imana itabitayeho, ariko Imana yaberetse ko Imana ibahozaho amaboko yayo, Imana ibahozaho urukundo rwayo. Biciye muri Esiteri ndetse na Moridekayi, aho Abisiraheli bari kurimbuka, bongera kubona agakiza k'Imana, bongera kubona urukundo rw'Imana. Iki ni igitabo cyiza cyane. Izi zari incamake z'igitabo cya Esiteri. Tubonane mu yindi video.